na bamwe bigiye byuzuye amaraso ndabaza ngo nukubera iki ngo nubwicanye abantu bafite bwo amaboko bakomeye dore aratenebutse amavi y'abakomeye n'ibikomangoma aje gusukuma lebi kontare debo amaboko y'abakomeye dore aratenebutse rere bokote amavi y'abanyembaraga dore arajegeye nabona ari bitonyanga aratabigwa ngabona ibitonyanga birabo ngabona ibirasirazuba ngabona ibirengerazuba ngabona amajyepfo ngabona amajyaruguru ngabona hari ibintu by'ibitonyanga mbona ibintu by'ibitonyanga biraguye bigwa kuri cya Imana irangije irambwira ngo ninze mbabwire ngo umurengo urashize ngo nyamara dore hadutse inzara ikomeye hadutse inzara gusenga ngo hagiye kuba hagiye cyo gusenga amasengesho amatakira ngo ye rede bikota rebo ngo de umuyaga urahushe redepe uyu muyaga urahushe redepe kontererebo uyu muyaga urahushe kandi ugeze mu nguni zose redepe hano nibabombe amazi azabatunga rebo kuko igihe cyo kugotwa kije ngo dore inyamaswa z'inkazi ziguruka mu kirere rebo zikotabo zicitse rebo umunyururu rebo ngo kandi zije zitoragura aho ngaho yamaye izindi message zigira kuri zingahe Imana ngo nazo ninza ngo nzazitambutse imatuje neza ya mbere irava Ibizirwa TV. Nyemera gusoza kandi kwifurize amahoro y'Imana, kwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ukurikira Ibizirwa TV. Reka mbwe mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka kandi ineza y'Imana ibonwa ndetse n'abanyu bose. Mu cyo bitandukanye mugiye muhiremo rero kandi mu ntazitandukanye. Iyi ni saha yo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo tubahaye ikaze kugira ngo mubane natwe kandi ibyiza byose Imana ateguriye muri kano kanya mwese twese tubisangire hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha rero kumwe n'umuhanuzi w'Imana Kavuza Ndoro, muramuzi, n'umukozi w'Imana kandi Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza, imukoresha byinshi bitandukanye. Niyo tugiye kugana muri kano kanya, ntabwo ndatinda, ndashaka yuko tujye tumwakira kugira ngo atugezeho ubutumwa bwiza Imana yamuhaye. Turakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Iyo tubonye akanya kugira ngo tuvuge kwa ineza y'Imana, turavuga ngo icyuno ni cyayo. Amen. Naguma mubiteganya ko bishobora kubaho. Oya, twe tugambira nk'abantu ariko dushozwe byose na Kristo duha imbaraga, kuko nta wavuga Imana itavuze kandi Imana itadutumye ntabwo twabasha kubona icyo tuvuga. Tuza kuko Imana iba yadutumye. Amen. Tuguhaye ikaze rero kandi ugubwe neza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Aha ni umuryango w'abumva ijambo ry'Imana. Turarikiye abantu bose kugira ngo bazakurikire ubutumwa bwiza Imana igiye kunyuza ku mukozi wayo Kavuza Ndoro. Kavuza Ndoro, reka tugusabe usenge Imana, numara gusenga Imana wisanzura imbere y'Imana kumva kuyobora ugenda uko ngoko. Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira, ndaguhimbaje, ndakunezera urera byaneza urakiranuka urakiza, izina rya Mesiya mu izina ry'icyubahiro. Bana natwe tugiye neza, turengere utugotwe Mana, turwanire nje kuvuga ibyawe, bana nanjye ungire neza mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Murakoze cyane, Imana uje bagire neza kandi bane namwe. Nkuko umunyamakuru yababwiye, nitwa Kavuza Ndoro ndibya Celestine. Imana tugiye neza, Imana bane natwe. Ndashimira rero Yesu Kristo waduhamagaye akatuzana mu buntu bw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo abanyabwenge bahamagawe si benshi, ahubwo Imana yatoranyije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Imana tugiye neza, Imana ihamagara abaswa ariko ikabakoresha. Rero ndi umwe muri abo ngabo Imana yahamagaye ibavanye mu mwijima, ibavanye ahantu habi cyane mu isayi ryaha, ikabagira neza, ikabaha agakiza. Rero nanjye ndi umwe muri abo ngabo. Ndavuga ngo ndashimira Uwiteka Imana yampaye agakiza, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana avuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ibane natwe. Kuba Uwiteka nibwo bwenge. Hari igihe umuntu avuga ko ari umunyabwenge, ariko Bibiliya bihamiriza neza ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge. Umunyabwenge nubaha Uwiteka Imana, umunyabwenge nuwirinda, umunyabwenge numenya mbese icyo Imana ishaka n'icyo yanga. Kubaha Imana ni iki? Cyangwa se gukorera Imana ni iki? Kubaha Imana
ni ukukora iby'Imana ishaka ukanga iby'Imana yanga. Imana tujye neza rero ijye ibana natwe. Umuririmbyi yabivuze neza ngo igihe cy'isarura gishize ngo abakozi bose bazataha. Imana tujye neza ngo kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo nimwicare muruke mwakoze neza. Igihe cy'isarura kirangiye abakozi bose bazataha, abakora Imana bazataha, abubashye Uwiteka Imana bazataha, kuko hano mw'isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru aho dutegereza umukiza yuko aza. Haleluya. Imana tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Ngomba kujya neza ku Uwiteka Imana. Topere boze kota Uwiteka, haleluya. Nkunda bankunda kandi abashaka intege n'umwete abo bazambona. Nkunda bankunda abashaka intege n'umwete abo bazambona. Rede bikonta Uwiteka ntabwo ajya ahinduka. Nabonye abantu bahinduka, nabonye abakomeye bibagirana, nabonye abanyembaraga ejo bakomeye umunsi ejo bakibagirana, ariko ndavuga Uwiteka Imana utajya uhinduka. Rede bikonta shariwe zibo sade bokotre elidra so bikoto totenes role bikota relebo zo kontrelebo lele biko sekota lelebo ze kotrebo dole bikote lelebo ze kote. Imana ishaka ko abantu bahinduka. Rodo bikota, Imana ishaka ko abantu bakizwa bakava mu byaha. Lede bikote lelebo ze kotebu. Uwiteka aravuze ngo abantu nibezwe kandi bahindukira bashaka ko maso Uwiteka Imana. Lede bikota lelebo ngo akanaga Uwiteka atanze kugira ngo abone bongera bashaka maso Uwiteka Imana. Lede bikota lelebo ze koterebo ngo abantu benshi banze gukora Uwiteka. Lelebo ze ko banga gusenga ngo hagiye kuba hagiye cyo gusenga amasengesho amatakira ngoyi. Lede bikota lelebo ngo de umuyaga urahushe. Umuyaga urahushe. Redepi uyu muyaga urahushe. Redepi kontererebo uyu muyaga urahushe kandi uhushe ikomeye, uhushe n'ibyoroheje. Redepi konter umuyaga urahushe. Redepi kandi ugeze mu nguni zose. Redepi konta lelebo ze konter umuyaga urahushe, urahushe ugeze mu mpande zose. Redepi kontererebo ntutinye urukomeye, nuri butinye uworoheje, nuri butinye ure munyembaraga, kuko uyu muyaga ugeze hose. Rede bikota lelebo ze konte lebo ngo Uwiteka araje kandi igihe kirageze. Imana lelebo ze kote lebo ngwije gusarura ibigeze ndetse n'ibiteze. Rede bikota lele Uwiteka araje lelebo ngo abantu nibabombe amazi azabatunga lelebo kuko igihe cyo kugotwa kije. Rede bikota abantu bashake mu maso Uwiteka Imana lelebo ngo kuko imisi yakarindagiza igeze kuri benshi. Rede bikotebo ni igihe cy'umwijima lelebo zekotebo dore lebo zekote lebo tapikotebo dobo mwijima ukabije lelebo aho umuntu atabasha kureba imbere. Lelebo zepikote lelebo topikote ngo dore inyamaswa zihazi. Lelebo zekote lebo pe rede bikota lelebo ziguruka mu kirere. Lelebo zekotebo zicitse lelebo umunyururu. Lelebo ngo kandi zije zitoragura abantu nibashaka mu maso Uwiteka Imana. Uwiteka uvuga Imana. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana tugote mu izina rya Yesu Kristo. Mbere dusomisha mu Uwiteka Imana. Imana tujye neza. Rede we nje kuvuga ijambo ry'Uwiteka Imana, ntabwo nje kuvuga ibyanje. Ntabwo nje kuvuga ibyanje, nje kuvuga ijambo ry'Uwiteka Imana. Kandi ntabasha kuvuga nati Imana itavuze, ntabasha kuvuga Imana itavuze, nawahanura Imana itamutumye. Imana tujye neza, Imana ijuru ibane natwe, Imana twiteho, Imana kandi itugire neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen amen. Muri njye ndavuga ngo urukundo rw'umukiza ngo rumeze nk'amazi meza, ameze nk'isoko nziza idudubisa muri twe. Haleluya haleluya. Ngo abo Uwiteka Imana abo bazagenda ntibazananirwa. Abasore b'imigendo abanyembaraga bazagenda bananirwa baruhi, ariko bo Uwiteka Imana ntibazacogora. Abunga no mu busaza bwabo, no mu busaza bazakomeza kugwiza imbaraga, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka Imana. Kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka Imana bazagwiza imbaraga. Haleluya. Ntibazatinya igitego bacana ijoro, ntibazatinya bazagira icyo cyangwa cyo kizabatwara.
niba Yesu Kristo muzakandagira inzoka na sikorupiyo, mbahaye ububasha, mbahaye imbaraga. Haleluya. Muri byanjye ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko azangirira neza. Kirahari Imana, kirahari Imana, kirahari. Imana tujye neza. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana. Dusomeye hano muri Yesaya ibice byaho dusome hano muri Yesaya ibice byaho 13, dusome ku murongo wa 6 ndetse tugeze hepfo gatoya. Turera ku murongo wa 6 turavuga ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse kuri Ishobora byose. 7 ibyo bizatuma amaboko yose atenguka n'umutima w'umuntu wese ukuka, baziheba umubabaro n'uburibwe bizabafata, bazababara nk'umugore uri kunda, bazarebana bumirwe, kandi mu maso habo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi, uhindure igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. 10 inyenzi zo mu ijuru n'ubutaka bwazo ntibizaba izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Dusoreze hano mu Gutegekwa kwa 2 ibice 8 umurongo wa 11. Aravuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, utitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Matukiye neza. Imana 12 numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe ni zahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe ukwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Imana tugeneza Imana bane natwe. Amen. Tumaze gusoma amagambo y'Imana, Imana itujye neza, Imana bane natwe. Bigatubwira ngo hari umunsi w'Uwiteka ukomeje, hari umunsi w'Uwiteka, ngo hari umunsi w'Uwiteka, ngo turi umunsi w'Uwiteka uraje, kandi umunsi ntabwo ari ukuvuzwamo impundu. Uwo munsi ntabwo uzatinya ukomeye, ntabwo uri gutinya woroheje, ntabwo uri gutinya umunyamafaranga. Hari umunsi w'Uwiteka uje. Imana tujye neza, hari umunsi w'Uwiteka uje. Imana ibane natwe, Imana itwiteho. Ijambo ryatubwira ngo kandi wirinde ntuzibagirwe. Kuki Imana ibwira abantu ngo wirinde ntibazibagirwe? Nuko Imana izi neza ko kamere muntu, ikiremwa muntu kiva kikagera kirwara indwara yitwa kwibagirwa. Abantu iteka bahora bibagirwa. Mbese kandi umuntu akenshi ari mu bibazo. Kukibwira abantu ngo ntibazibagirwe nuko yabonaga abantu ko bazibagirwa, hari igihe bashobora kwibagirwa kandi bakibagirwa, kandi barahize imihigo ikomeye, bari mu bibazo, bari mu kaga, bari mu ngorane. Imana ibajye neza, Imana ibiteho, Imana tujye neza. Banyarwanda, Imana ibantumyeho ngo mwirinde no kwibagirwa. Yewe wabahize imihigo, mwibuke imihigo mwajye muhiga muri mu kaga. Yewe Abanyarwanda, yewe Abarundi, yewe Abakongomani, yewe abumva ururimi mvuga, yewe Abadiyasipora, abari kure n'abari hafi. Ijambo rivuga ngo mwirinde no kwibagirwa. Ariko Imana iraga abantu ko bamaze kwibagirwa, bagiye bahiga imihigo bari mu bibazo, barihuye n'akaga, ngo ariko barebagiwe. Bibagiye imihigo bagiye bagira Uwiteka Imana bari mu gihe cy'ingorane. Imana tujye neza. Wibagiye imihigo wahize uri muri amasasu, wibagiye imihigo wahize uri muri bwa bubata, wibagiye imihigo wahize uri mu bwa bukene, wibagiye imihigo wahize uri muri za ntambara, wibagiye imihigo wahize waraburanye n'uwawe, wibagiye imihigo wahize bantu batuye isi, bantu batuye Afurika. Niki Imana itakoze mu maso yanyu? Niki Imana itakoze? Dore byinshi warabibonye, wanyuze muri byinshi, ariko Imana irakurokora, iragusigaza. Ariko wahigira Uwiteka umuhigo ngo Mana nzagukorera. Mbese ko igihe cyo guhiga indi mihigo kigeze, uzongera guhiga ngo iki? Imana itujye neza. Nyamara nubwo abantu banze guhigura, ijambo ry'Uwiteka Imana ngo
umunsi w'iteka uraje, kandi umunsi ni umunsi umubabaro, ni umunsi utari kuvuzwa nk'impundu ngo turabakomeye, turaboroheje, turabanyembaraga, turabanyamafaranga, yo ngo barihebye. Imitima bakomeye, ibikomangoma n'abami, imitima yabo izatugengeza. Akaga kaje kagura isi, Imana tugeneza. Dore isi yose ibaye mwirare, dore umwijima urabuditse, Imana tugeneza. Kandi abantu benshi bafite ibyo biringiye, Imana tugeneza. Aho kwiringira Uwiteka Imana bagiye, Imana tugeneza, ahubwo bagiye mu kurundarunda ibyo bazasiga, bahugiye mu butunzi, kandi ibyo barundarunda, ibyo abantu barundarunda bazabisiga, kuko Yesu Kristo araje. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana ujibane natwe, Imana itwiteho, Imana tugeneza. Imana irambwira ngo abantu bari bagiwe, mbaza Imana ngo nukuki Imana abantu bibagiwe, ngo bakaba baravuye ku Uwiteka Imana, Imana tugeneza, bakaba bakabije gukora ibyaha. Imana irambwira ngo ni umurengwe, ngo ibyo bitewe n'umurengwe, ngo abantu bibagiwe kubera umurengwe, abantu bagomba Imana kubera umurengwe, abantu barareba barahaga, abantu bamwe mbese ni umurengwe. Imana tugeneza, abantu kubera umurengwe utumye abantu bavuga ko nta Mana iriho, kubera umurengwe utumye abantu biyemera ubwabo, bihimbaza ubwabo, Imana tugeneza, bituma bibagirwa Uwiteka Imana. Uyu murengwe niwe uri gutuma abagabo bata ingo zabo bakajya kugerekeranya ingo ku zindi. Uyu murengwe utumye abagore bamwe bata ingo zabo bakajya mu busambanyi. Uyu murengwe uri gutuma abantu bata ingo zabo bakura indege bakajya gusambanira kure. Uyu murengwe utumye abantu bari gusambanira mu maofisi. Uyu murengwe utumye abantu baba ku Uwiteka Imana. Imana tugeneza, ariko reka mabwire, Imana tugeneza, Imana irangije irambwira ngo ninze mbabwire ngo umurengwe urashize, ngo nyamara dore hadutse inzara ikomeye, hadutse inzara ikomeye. Iyi nzara Imana tugeneza ntabwo izatinya umanya amafaranga, yaba amafaranga ajya ashira. Iyi nzara ntabwo izatinya ufite amayetaje, yaba amayetaje ajya ashira, kuko habaye igihe cyo kunyagwa gukomeye, habaye igihe cy'ibihombo bikomeye cyane, habaye igihe cyo gusuza umutima. Imana tugeneza, Imana imujibane natwe. Ubwo nari ndi gusenga, nagiye kubona mbona ku musozi, mbona abantu bamwe baragenda, Imana tugeneza, mbona abantu bari kugenda. Ubwo bagendaga bari mu nzira bari kugenda, noneho nagiye kubona mbona bageze kuri bariyeri, ariko ubwo bageraga kuri bariyeri nabonye bamwe batatambuka. Imana tugeneza, ndibaza ngo kuki abantu batatambutse, ndabwirwa ngo bamwe bashigajwe, Imana tugeneza, rwa rugendo rujya mu ijuru, bamwe basigajwe n'ubusambanyi, abandi basigajwe n'ubusinzi, uri asigajwe n'ubujura, uri asigajwe no gukuramo inda, uri asigajwe n'uburiganya. Mbese abantu nagiye kubona mbona barasigaye, kandi cyantangaje nuko nabonaga ari ba bandi twakwita ko aribo bari imbere mu byo kwizera, ba bandi bicara ku ruhimbi, ba bandi twagafatira icyerekezo. Imana tugeneza, Imana dutabare, Imana turengere. Nyamango n'ubibwira ko ahagaze yirinde atagwa, Imana turengere. Ndi muri aho ngaho nagiye kubona mbona irinderekwa, nagiye kubona mbona ku musozi abantu bapfukamye bari gusenga. Ubwo noneho nabonaga abantu bapfukamye bari gusenga, nagiye kubona mbona umuntu aje imbere yanjye arapfukama ngo ni musengere. Yari umukobwa, Imana tugeneza, ngo ni umusengere. Nabonaga umukobwa ariko ndagusakirwa kwa mudamu nyuma, mbaza Imana ngo umusengere kuki, numva umuntu arambwiye ngo nsengera kugira ngo Imana ime urubyaro. Ngiye kumuramba y'ikiganza, nandi mwerekwa ijwi rambwira ngo wimurambika ikiganza. Imana tugeneza, ngo nakubwiye ngo iki, nukarambika ikiganza wo ndakubwiye. Imana tugeneza, ngo kuko uyu nguyu ntabwo azabyara, ngo kuko n'uwirwo abo naramuhaye yarabishe. Ndavuga ngo mbese Mana yanjye nukubera iki umuntu atazabyara, ko nzi ko mu migisha utanga n'uyu harimo n'imbuto ziva mu nda y'umuntu. Mbese urubyaro ko mu migisha utanga harimo urubyaro, kuki atazabyara? Ijwi rirambwira ngo ntabwo azabyara kuko abo naramuhaye yarabishe. Yatwise inda ya mbere ayikuramo, atwite inda ya kabiri ayikuramo, atwite iya gatatu ayikuramo. Imana ngo abo naramuhaye yabakuyemo, yarabanize abata muri wese, ngo niyo mpamvu atazegera abyara. Imana tugeneza, Imana turengere. Nibwo nagiye kubona mbona ibiganza by'abantu bamwe na bamwe bigiye byuzuye amaraso. Ndabaza ngo nukubera iki, ngo nubwicanye abantu bafite bwo mu mitima, nubwicanye abantu bafite bagiye bakora
agakuramo inda na bya bindi mugenda mukora nirosubiramo murabizi ibyo munywa murabizi n'ubwicanyi abantu bagiye bakora ngo ari kuwiteka Imana tujye neza ngo nzabakira ku mubyimba namwe ibyo mwatinyaga bibagezeho ngo kuko amaboko witeka arabasubiye Imana yanga ngo dore iraje ngo kandi irizi yatumye abakomeye ituma boroheje yatumye abana batoya ituma abakuru ngo ariko abantu banze kumva ariko witeka arambwira ngo arizi Imana yongera ambwira ngo dore ukuboko k'uwiteka ngo kuremera isi dore marayika ahagaze mu kirere Imana tujye neza aracyamanitse amaboko Imana tujye neza kuko nayamanura biraba bibi cyane kuko ukuboko k'uwiteka kuremereye isi ukuboko k'uwiteka kugiye kuremera isi kandi uwiteka arizi ntabwo atumye marayika ntabwo atumye marayika ntabwo atumye ibizima ntabwo atumye bakuru ntabwo atumye abahanuzi kuko atumye abahanuzi abantu bagakumva ngo uwiteka arizi ngo kandi ukuboko kwe kuremereye amahanga kuremereye abantu Imana tujye neza ngo kandi marayika w'Imana arakomanze Imana tujye neza akomanze kuri buri muryango Imana tujye neza ndivuga kuri buri muryango abantu ntimubyumve nabi ndarisobanura Imana tujye neza bityo Imana nzane ahangaha hari ukuntu umuntu aba afite igipangu kikabamo nk'amazu menshi abamo abantu benshi reka da ntabwo ari gukomanga ku gipangu ni ugukomanga kuri buri muryango w'inzu gukomanga kuri buri muntu wese uwiteka mugezeho uwiteka aje kubarana n'abantu ngo hari isaka rije kandi rije vuye ku Uwiteka uwiteka aje gusaka uwiteka aje kwirebera ngo turi umunsi uwiteka uraje Imana tujye neza Imana turengere Imana mwishwe bane natwe haleluya Imana tujye neza Imana tutabare Imana tujye neza Imana dukize umunsi uwiteka uraje kandi abantu banze gushaka amaso uwiteka nyamara yabarubanye umunyabwenge wagahindukiye ugashaka amaso uwiteka kuko uyu munsi none uwiteka akuntumyeho ngo nze nkuburire ngo nze nkubwire kuko uwiteka ni wowe washaka Imana tujye neza mbese aho nimwagira ngo Imana inezezwa n'ibitambo kuruta umuntu yumviye Imana tujye neza Imana turengere Imana yamaye iryo jambo ngo ntabwo inezezwa n'ibitambo kuruta umuntu yumviye nagiye kubona mbona abantu bari kugenda mu muhanda barirata ibyo bakoze akagenda ibyo yirata ibyo yakoze nakoze ibi nubatse urusengero naritanze nakoze ibi n'ibi nafashe abashonji reka kubikora ni byiza kuba warabikoze ni byiza ariko kuba ubikoze ntiwongere gukiranuka ni ubusa Imana tujye neza Imana ibane natwe reba ingomana ntabwo inezezwa n'ibitambo kuruta umuntu yumviye icyo Imana mbere nabishaka ni uko abantu bahindukira bagakizwa bakareka ingeso zabo mbi Imana tujye neza Imana turengere Imana twiteho Imana mw'ijuru itujye neza ibane natwe kuko abaye gutenebuka mu buryo bukomeye amaboko y'abakomeye Imana tujye neza amaboko y'abakomeye dore aratenebutse amaboko y'abakomeye aratenebutse amavi y'abakomeye n'ibikomangoma aje gusukuma lebi kontare debo amaboko y'abakomeye dore aratenebutse amavi y'abanyembaraga dore arajegeye lebi konta leboze konta ibyo abantu biringiye ntabwo biri bubakize ku munsi uwiteka lebe koterebo zekota leboze kotero ibyo ngibyo nagiye kubona mbona ibyo abantu bari biringiye nagiye kubona mbona igikarito Imana tujye neza igikarito dubona muntu utazi igikarito gitandukanye n'umufuka Imana tujye neza igikarito uko cyaba gikomeye cyose Imana tujye neza iyo kiguye mu mazi yaba konje yaba ashyushye gihinduka ubusa gukomera kwa cyo guhinduka ubusa Imana tujye neza nagiye kubona mbona abantu bamwe bari kwiratana amazu ama etaje amazu amafaranga mbese imbaraga Imana tujye neza imiryango ikomeye mbese ndangije nagiye kubona mbona bya bintu abantu bari biringiye bari bubatseho nagiye kubona mbona binje imbere mbona bihindutse igikarito none nagiye kubona mbona hamanutse igitonyanga kivuye mu ijuru kigiranwa na yamvura yaguye ku bwanwa Imana tujye neza nagiye kubona mbona hari igitonyanga nabonaga hari ibitonyanga aratabigwa nkabona ibitonyanga biragwa nkabona iburasirazuba nkabona iburengerazuba nkabona amajyepfo nkabona amajyaruguru nkabona haleluya nkabona rwagati nkabona rati ibintu by'ibitonyanga mbona ibintu by'ibitonyanga biraguye bigwa kuri cya gikarito noneho Imana tujye neza
gukomera kwacyo bihinduka ubusa. Ahari cya gikarito nari gishatse ndakibura. Imana tugire neza. Imana yandije ambwira ngo uko nguko ngo niko ngiye kugenza ngo ibintu abantu bubatseho barangiza bakabirutisha Uwiteka Imana. Imana tugire neza. Imana turengere. Imana ijuru ibane natwe. Pele bose kwanta rerebo. Pele bose kwanta zeko trebo. Uwiteka atwito kandi dukomeze. Rene bose kontre. Zekonte rerebo. Zekonte pe kontrebo. Ariko iteka arambwira ngo dore zepe kontrebo hari inyanja iri imbere. Nagiye kubona mbona inyanja nini. Mbona abantu bari kugenda banyura muri iyo nyanja. Rerebo zekontrebo. Rerebo zekontrebo. Zepe kontrebo. Uwiteka arambwira ngo zepe kontrebo. Uwo waba uriyo wese ugiye kunyura muri iyo nyanja. Uwo waba uriwe wese. Uwo waba uriwe wese. Waba uri Burayi, waba uri Australia, waba uri Amerika, waba uri Aziya, waba uri muri Afurika, aho waba uri hose, aho waba uri hose ugiye kunyura muri iyo nyanja. Lebikonta uzayinyuramo ariko harahirwa wowe uriho ikimenyetso uzayambuka. Nuriho ikimenyetso mushaka ikimenyetso mushaka ikimenyetso. Mama shaka ikimenyetso, papa shaka ikimenyetso, mushaka ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu yameneye ku musaraba. Imana tugendeza, Imana turengere. Ndi mwaho ngaho yamaye izindi message zigera kuri zingahe, reka nzivuge munihuta cyane kugira ngo ngane ku musozi. Imana tugendeza. Imana ndi mwaho ngaho yamaye izindi message zigera kuri zingahe. Imana anga ngo nazo ninza ngo nzazitambutse. Imana tugendeza. Ya mbere iravuga ngo nta nsinzi y'umuntu udasenga. Nta nsinzi y'umuntu udasenga. Nta nsinzi y'umuntu udasenga. Ngo abantu benshi banyazwe ibihe byo gusenga. Abantu bajyaga basenga ugasanga umuntu afata ibihe amasengesho iminsi 3 ayarangiza akayarangiza. Abandi akafata 2. Harimo n'abafataga isi nyinshi. Ariko abantu Satani abanyazi ibihe byo gusenga ntabwo bagisenga, nawe ukibasha kwiriza ubusa. Imana tugeneza benshi baranamutse. Ariko iteka aranga ngo ninze mbabwire ngo nta nsinzi y'umuntu udasenga. Nta nsinzi y'umuntu udasenga. Imana tugeneza. Imana turengere. Abandi barangiza nabo bagasenzi. Noneho rero basiga barazanye n'ibintu by'ubusirimu. Ukavuga ngo muzansengere. Bagahamagara abahanuzi muzansengere. Twende tukibasha kwisengera. Imana yambwiye ngo nta nsinzi y'umuntu udasenga. Niwe Imana ihamagaye, nta musimbura uhari. Usenga Imana. Nubwo n'abandi bagufasha ariko Imana ishaka ko ujya usenga Imana. Imana tugeneza. Ya kabiri ndabwirwa ngo abantu basengera ingo. Imana yambwiye ngo abantu nibasengera ingo. Abantu nibasengera ingo cyane. Nagiye kubona mbona ingo nyinshi cyane. Nagiye kubona mbona inkubi y'umuyaga igeze ku ngo. Ndabwirwa ngo igitero gikomeye cy'abademoni Satani yohereje mu ngo. Kuko nagiye kubona mbona umugabo n'umugore bagenderaga mu muhanda bafatanye agatukiko kandi bagenda babwirana ya magambo mbese nishe na shushu. Ariko ngiye kubona mbona kanya hagati yabo hamezemo ikintu cy'umusozi. None umwe ntiyabashaga kureba undi. Ndabwirwa ngo ni umudemoni Satani yohereje wo gusenya ingo. Umugabo n'umugore bashakanye bakundana ntibabashe kuvuga rumwe, bakaryana hakaba umwiryane. Ndabwirwa ngo Imana tugeneza kandi ngo abantu benshi izo ngo zamaze kwatakwa n'izo mbaraga z'umwijima. Reka nkubwire wowe ufite ikibazo mu rugo rwawe, umugabo ntabwo ari mubi, umugore wawe ntabwo ari mubi, ahubwo abana bawe nabo si babi, ahubwo umubi yarinjiye yarabasabirije. Nimwamenyije mwaterewe, nimuhaguruke musenge kuko Imana yarambwiye ngo rebe kuto ingo nyinshi ngo zigiye gusenyuka. Dore ndabivuga neruye rebo kontrebo, ndabivuga neruye Imana ngiye kuvuga icyo mvuga. Dore turi mu mpera z'umwaka ariko ndababwira uyu munsi turi mu kwezi kwa 10. Musengere iyi minsi isigaye kugira ngo umwaka urangire. Nubona urugo rwawe rurangije umwaka rugihagaze uzashimire Uwiteka Imana yawe kuko ingo nyinshi zirasenyutse. Haba amadevurusi atandukanye, haba amadevurusi menshi cyane. Mbese ni icyorezo. Imana tabara abantu. Imana tugeneza. Wowe ufite icyo kigeragezo nta kibazo uze kumamagara dufatanye gusengana Imana. Uzampamagare nta kibazo dufatanye gusengera Imana. Icya gatatu, message ya gatatu nagiye ku Imana irambwira ngo musengere abana. Imana irambwira ngo abantu basengera abana. Nagiye kubona ababyeyi benshi babona ikigeragezo mu bana. Ndabwirwa ngo abana Satani yarabasabirije cyane. Kandi iyo tuvuga abana ni ukuvuga abahungu ndetse n'abakobwa. Musengera abana cyane kuva ku myaka igera kuri 14 kugera muri 20 mwaho ngaho. Bitewe n'iki?
kuko najya kubona mbona abana benshi baterwa n'imbaraga zo kunanirana. Abana bamwe banga kuba iwabo, abana bamwe banga kwiga, abana bamwe bajya mu biyobyabwenge, abana bamwe mbese bata amashuri, abana bamwe barananirana kugeza ubwo ababyeyi benshi barwa depresiyo, barika agahinda gakabije bitewe n'abana. Umubyeyi rimwe nabonaga bamwe bafata inkoni ngo bakubite abana, bacyaha abana babo, ariko aho kumukubita ngo ahinduke abagarushaho gukabya ingeso. Ndabwirwa ngo ntabwo ari ukunana gusanzwe, ahubwo ni igitero cy'abademoni. Satani yashatse gusenya imiryango, kubabaza ababyeyi binyuze mu bana. Imana tujye neza, ndi ku bana. Ndabwirwa ngo kandi hadutse igitero cy'abademoni, ubusambanyi bukaze, ubusambanyi. Imana tujye neza, ntabwo butinya umugabo, ntabwo ari butinya umugore. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana dutabara. Nta muntu buri butinye, nta muntu buri butinye. Imana turengere. Ariko kubw'umwari nagiye kubona noneho mbona n'abana batoya bari gusambana. Ko ahandi umwana w'imyaka 5 nabona agasambana n'undi mwana bangana, muna kwaho n'abana b'imyaka 5 bangana. Ndabwirwa ngo n'ubusambanyi budasanzwe, ni icyorezo cy'abademoni Satani yohereje mu bantu. Imana rero itabare ibiremwa, itabare abiremeye. Muhaguruke musenge niba bimeze. Imana tujye neza. Yesu Kristo aravuze ngo nimubona ibyo ngibyo byabaye, nta kindi muzararane murere mu ijuru. Dusenge Imana, muhaguruke dusenge. Imana tujye neza. Satani murwanye muzamutsinda. Imana tujye neza mu izina rya Yesu Kristo. Irindi yerekwa nagiye kubona mbona abakozi b'Imana bamwe na bamwe birukanwe barengana. Mbibutse harimo abakozi bakoraga Imana biba ngombwa ko ibavana mu murimo wo kunanira, ariko ndabwirwa ngo umubare munini w'abakozi b'Imana, abashumba, abapastori, abarimu, ababwiriza butumwa bagiye birukanwa, bakirukanwa n'amadini bakoragamo umurimo w'Imana, kandi bakirukanwa babarenganya. Imana tujye neza, Imana turengere. Nagiye kubona abana bari gusenga, ubwo basengaga baririra Imana ngo mbese Imana ko ari waduhamagara, mbese waradusezereye mu mpamagaro, waradusezereye. Imana tujye neza. Imana yambwira ngo nimbabwire ngo ntabwo yigeze ibasezerera, kuko niyo yabahamagaye ntabwo yigeze ibasezerera. Imana tujye neza. Imana yambwira ngo mwirukanwe n'abantu, ariko ababirukanye ngo bo ndabisubiramo ngo mwirukanwe n'abantu, abantu birukanwe n'abantu, ngo ariko ababirukanye bo bagiye kwirukanwa n'Uwiteka Imana ku ruhimbi. Ababirukanye bo bagiye kwirukanwa n'Uwiteka Imana mu madini. Ababirukanye bagiye kwirukanwa n'Uwiteka Imana, kuko banze kwihana kese n'ibihana, kuko Uwiteka araje. Ababirukanye nabo Imana igiye kubirukana, bo ntibazirukanwa n'abantu, ngo ariko bagiye kwirukanwa n'Imana ubwayo, kuko ngo abarenganye ntabwo mwebwe muri kuririra Imana. Nagiye kubona abantu bamwe bari mu 7, abandi bari muri 3, ngo mbese Imana umuhamagaro wararangiye. Imana ngo nukuri, ngo ntabwo yageze urangira. Imana ngo nukuri, nuko mubona ko mwenda gukorwa n'isoni, ngo ntabwo zabakoze zizabakora, ahubwo ngo dore Uwiteka ngiye kubacanira itabaza, umuco wo urabarasiye, ngo ahubwo igihe cyo gukora umurimo kiratangiye. Muri bamwe mu bantu Imana igiye gukoresha muri bwa bubyutse Imana yavuze. Imana tujye neza, Imana ibane natwe. Nagiye kubona mbona ikindi 5, nagiye kubona Imana irambwira ngo abantu nibasenge. Nagiye ngo basengeye birukana ibihombo. Nagiye kubona mbona abacuruzi benshi bari kugenda bahura n'ibihombo. Imana tujye neza. Nagiye kubona mbona abantu bamwe bari gukinga imiryango, batakingiwe n'ubuyobozi, batakingiwe n'ikindi oya, ahubwo batewe n'ibihombo. Umuntu akifungira bitewe ibihombo bikabije. Imana tujye neza. Kandi bamwe ndabonaga bahagaze nko kuri umusozi. Imana tujye neza w'ibihombo. Ndabwirwa ngo nibahaguruke basenge, kuko ni Satani wateje ibyo bihombo, uri guteza ibyo bihombo, ngo kugira ngo abantu bafatwe n'ubwihebe. Nimamara gufatwa n'ubwihebe biganyire bave ku Uwiteka Imana, bitotombe Uwiteka Imana. Abo nabo nukuri basenga Imana, kandi bushoboka bazampamagare tufatikanye gusenga Uwiteka Imana. Uwiteka agira neza, haleluya. Kuko icyazanye Satani ni ugusenya, kwica no kurimbura, ariko icyazanye Kristo ni ukurandura, akavanaho imbaraga z'umubi zose. Imana tujye neza, Imana tugire neza, Imana ibane natwe. Nagiye kubona nanone Imana tujye neza, Imana turengere, Imana utabara. Nagiye kubona mbona harimo abantu b'abakobwa. Nagiye kubona mbona harimo abakobwa bari gutakira Imana, bari gusenga. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanye, Imana dutabara. Bari kurira Imana ngo mbese Imana yacu ko dusezeranyije kuzadukorera ubukwe ukatujya neza, mbese Imana tujye neza. Ngo mbese bamwe nabonaga ari kuvuga ngo mbese abantu bange nzabya
nzababwira maze kugira muri menopause ko mbona imyaka injyanye. Uwiteka arambwira ngo nze ntangaze ngo mbere y'igihe sije na nyuma y'igihe sije Imana ikora ku isaha yayo. Imana ngo yavuganye nawe ije kumugira neza. Nagiye kubona mbona abakobwa bamwe bari barasinzwe n'imbaraga z'abademoni, kuko namwe nabona babana n'imbaraga z'amarozi, abantu barasinzwe, aba satani abashyizeho icyangiro. Nagiye kubona mbona Imana iri kubabohora abo bakobwa, mbona bamwe bari kugenda bambara udutimba, bamwe bambara udutimba basorezwa amasezerano. Abo bana ngo nibasenge bari bacitse intege, kuko nabonaga aba bakobwa bamwe bavuga ngo ibyo kuri basengera urushako ndabiretse. Imana nizi uko izabigenza. Imana ambwira ngo nukuri ntabwo ibeshya ije kugira neza aba bakobwa. Nabonye abakobwa, wa mukobwa we uri kundeba ufushe ubukwe mirisi, ufushe ubukwe inshuro 3 wapfushe ubukwe, na wa mukobwa we uri kundeba wararambagijwe uko buramenyekana burapfa, ariko Uwiteka aje kukurengera. Wa mukobwa we nawe wave muri quartier ujya batakuzi bitewe na uko umaze gupfusha ubukwe kubera amagambo, ariko Uwiteka aje kugusoreza amasezerano. Ndabona Uwiteka bufishi yawe abendera amateka, turiteka kuvanye igisuzuguro. Imana tujye neza. Nagiye kunda bwirwa kandi nawe wa mumama uri umufemeri. Imana tujye neza, Imana turengere. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana tujye neza. Hari umuntu wakubwiye ngo uzabona urugo ariko nakiriho, ariko reka nkubwire Imana ntabwo mba mabwire aba icyo nkuzi cyo. Imana igutabaye abaguteza iminsi bagihari. Mbonye umukobwa Imana imutabara, mbonye umukobwa Imana imutabara. Nubwo uri umufemeri ariko Uwiteka aragutabara. Imana ikujye neza, Imana yakurengeye, Imana gutabaye, Imana ikujye neza, kandi Imana ibanye nawe. Uwiteka n'ingabo ahabwe icyubahiro. Imana tujye neza. Nagiye kubona mbona harimo abantu bafite amasezerano y'ubukwe, ariko abo bamwe bakabanye nabo bari ku mugabane w'intara Afurika, abandi bari ku wundi mugabane. Imana tujye neza. Mbese guhura ariko byaranze. Imana yambwiye ngo byavuzwe n'Uwiteka Imana. Imana ikoze igitangaza, ubwo bukwe burabaye, kandi n'Uwiteka arikoze ibyo ntashobora nawe utashobora, amaboko y'abakomeye batashobora. Uwiteka niwe ugiye akora, we arabishoboye. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana bane natwe. Haleluya, haleluya. Nagiye kubona nanone mbona umuntu wagendaga, abantu bagenda mu muhanda basinze. Ndibaza ngo mbese Imana yanjye abantu basinze ni ukubera iki? Imana yambwira ngo Imana tujye neza, ngo nkabona abasinze kandi abareba bamwe nkabona baracyambaye amakanzu yera, abandi nkabona baracyafite ibitabo by'amasezerano za Bibiliya. Imana tujye neza. Ndavuga ngo mbese Imana yanjye bari abantu basinze kandi bafite Bibiliya. Imana tujye neza. Imana yambwira ngo n'abantu basinze ibibazo. Imana tujye neza. Haleluya. Jababa ngo yewe urengane we ugasenga utanguye. Uyu munsi none mwambaye igikombe cy'ibidandabiranya mu ntoki zawe. Imana tujye neza. Harimo abantu basinze ibibazo, harimo abantu basinze bitewe n'ingo zabo zimeze nabi, harimo abantu basinze kubera ubushomeri, harimo abantu basinze bitewe nuko umuntu akarangiza kwiga igihe kinini akamara imyaka irenga 10 ariko yarabuze nawe kuri igiciro cy'ijana. Abantu barasinze ku buryo bukomeye cyane, ariko Imana yambwira ngo ntabwo basinze inzoga, ngo basinze ibigeragezo. Uwiteka Imana arambwira ngo abagikomeye ku isezerano bajyanye Uwiteka Imana. Uwiteka araje kandi azi gusoza icyo yavuganye nabo, kuko ntabwo Uwiteka azegera hari umuntu n'umwe agenda bideni. Imana yambwira ngo ije kubatabara, yambwira ngo ije kurengera abantu. Imana tujye neza. Nabonaga harimo abantu bari mu mahanga bari guseka bango Mana yanjye ko wambwiye kuzana ibyangombwa, none ibyangombwa narabibuze. Uwiteka araje. Imana tujye neza. Nabonaga harimo abantu bafite, Imana tujye neza, ari gusenga we ari mu nzu y'imbohe. Imana tujye neza. Kandi umuntu ararengana, uyu muntu Imana imuvanyemo. Dabikote harimo umuntu ufite umuntu wafunze arelebo afungiye mu mahanga. Uyu muntu ari mu mahanga, n'uwo mugabo we ari mu mahanga, ariko umugabo afungiye nzari mu mahanga. Ariko Uwiteka arambwiye ngo dore agufunguriye umugabo, iryo sindwe ry'ibigeragezo Uwiteka arigukijije, arakubohoye. Imana tujye neza. Nagiye kubona mbona hari undi muntu afite uburwayi bumutinzeho bwanze gukira burenze imyaka 5 amugendana. Leboze ko tebo nabonye abantu bari kubatabara. Nagiye kubona mbona leboze ko tebo harimo umuntu araribwa kuva ku mana ajya ku musatsi. Nagiye kubona mbona abantu Imana yararengeye. Haleluya. Nagiye kubona mbona umuntu atitiyege, haleluya, kubera diabete uyo andavuga ngo arwa kanseri, ariko hejuru imbaraga z'abademoni hari imbaraga z'Imana zikiza. Uwiteka abantu aje kubohora, aje kubakiza indwara, kuko Uwiteka ngo nta muntu azagendamo ideni. Rebiko tebo nsoreze kuri iki. Haleluya, haleluya. Imana tujye neza. Imana turengeye, Imana dutabara, Imana tugire neza. Nagiye kubona mbona
uyu muntu ararwara noneho kurwara abahanuzi bamuriye amafaranga, yewe n'abapfumu bamuriye amafaranga. Noneho arimo gusenga avuga ngo Mana yanjye ngira neza undengere, ntabwo agisaba gukira, ari gusaba ngo Mana ese ubugingo bwanjye nipfire. Ari Uwiteka arambwiye ngo kwa Yesu naho habwa arakirira, kuko wasabye Imana ko kurengera. Uyu muntu Imana yamakijije, nuza kumva uze kumpamagara dufatikanye gusenga Imana bagire neza. Rero Imana mwijuru ibane natwe, Imana twiteho, Imana turengere, Imana dukomeze, Imana ibane namwe. Ariko ndi kubabwira ngo umunsi w'Uwiteka uraje, abantu basenge bakizwe. Dore ubwenge bw'abanyabwenge bupfuye ubusa, imbaraga z'abakomeye zirashize. Ibyo abantu bari biringiye bita agaciro, ibyo abantu bari bubatseho nabonye bihinduka ibikarito, mbona hatangiye kugwa ibitonyanga by'imvura, none bya bikarito bihinduka ubusa. Ndabwirwa ngo igihe ufite agaciro munyabwenge nuwagashaka, nuwashatse mu maso y'Uwiteka. Imana mwijuru ibagire neza, Imana mwijuru ibane namwe. Rero uzampamagara dufatikanye gusenga Imana. Nimero zanjye ni 0788 6 47 20 0788 6 47 Imana mwijuru ibagire neza. Bwana munyamakuru, habaye hari icyo ushaka kumbaza nta kibazo, ndahari kugira ngo tuvuge. Wasenga Imana cyo tugasoza. Mana mu izina Yesu ndagushimira ndaguhimbaza, ugira neza, urakomeye, urakiranuka, urakiza. Habwe icyubahiro. Nyemera data ubane natwe, utugire neza, udukomeze, uturengere. Mana fasha abantu bawe bagaruke, abaguye babyuke, abatakuzi bakumenye, abakwibagiwe bagaruke, abatakuzi bakumenye. Kandi mu izina Yesu Kristo abantu ubavanemo umutima kwinangira, ubaha umutima kugushaka no kukubaha. Urakoze. Nyemerera wumve ubutumwa Mwami wese ugira muvana, ugire nawe umugeza, ugabanye umubare w'abarimbuka Mwami, wongere umubare w'abakizwa. Mu izina Yesu Kristo bisabye, amen. Imana igumugisha. Reka turasere.